Reka nongere kubasuhuza aho turi kumwe twigana ibyigisho bya Bibiliya iki gihembwe cya kabiri. Icyigisho kivuga ngo intambara ikomeye. Nicyo cyigisho turi kwiga muri iki gihembwe cya kabiri. Amahoro y'Imana rero akomeza abane namwe mwese muteze amatwi twigana iki cyigisho. Reka nongere mbasabeho twigane ibi byigisho kugira ngo niba hari ikibazo waba ufite ku byigisho turi kwiga, ujye ubaza ikibazo ahanditse komanteri, ukabazamo ikibazo cyawe, dufatanya gusubiza ibibazo ku wa gatandatu twigana ibindi byo kwiga no kuzirikana. Kandi n'ikindi kuri gahunda, hari ikibazo waba ufite cyangwa se hari icyo ubona kitagenda neza, ujye wandika muri komanteri. Niba ari n'ibyo kwishimira nabyo wabishyira muri komanteri. Mbere yuko tujya mbere rero kwiga icyigisho cyangwa se ingingo y'uyu munsi, ivuga ngo uyu munsi kwa gatatu, ingingo yayo iravuga ngo isabato n'amategeko y'Imana. Mureke tumaze dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ikomeye, wabanye natwe mu minsi yagiye itambuka yose, ariko turagusabye kugira ngo kuri uyu munsi wongere ubane natwe kandi udufashe mu byo tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none, bibashe kutubera impamba nziza tuzifashisha ubwo tuzaba tugusanganiye tugiye mu bwami bwo mu ijuru. Turagusabye kugira ngo uduhe gukiranuka muri iyi si yakugomeye. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo isabato n'amategeko. Isabato n'amategeko. Dusome mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6, dusome n'uwa 7. Dusome n'Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Itangiriro igice cya 2 turasoma umurongo wa 1 kugeza uwa 3. Turebe no mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza 11. Maze tubazwe amagambo avuga ngo nihe sano iri hagati y'irema, isabato ndetse n'amategeko y'Imana. Isano iri hagati y'irema, isabato ndetse n'amategeko y'Imana. Duhereye mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo waho wa 6, tusome n'umurongo wa 7. Amagambo yaho ni amagambo akomeye cyane tugiye gusoma hano mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6, dusome n'umurongo wa 7. Haranditse ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Reka dusome nanone mu Byahishuwe igice cyaho cya 4, dusome umurongo wa 11. Igice cya 4 dusome umurongo wa 11. Haranditse ngo umurongo wa 11, Mwami wacu Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutwari koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa nuko wabishatse. Ibyaremwe byose byaremwe ku bushake bw'Imana. Ibyaremwe byose biriho kuko Imana yabishatse. Reka dusome Itangiriro igice cyaho cya 2, turasoma umurongo wa 1 tugeze ku wa 3. Itangiriro igice cyaho cya 2, dusome umurongo wa 1 tugeze ku wa 3. Haranditse ngo Imana yeza umunsi wa 7, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7. Iminsi yayo yose yakoze
Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Imana imaze kurema iraruhuka. Iruhuka ku munsi wa karindwi kuko aribwo yari imaze kurema imirimo, nibwo yari irangije imirimo yakoze yose. Iraruhuka kandi uwo munsi si kuruhuka gusa ko yaranawejeje. Aha tujye kureba no mu Kuva igice cyaho cya 20, dusome umurongo wa 8 tugeze uwa 11. Imana n'umuremyi, niwe muremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo byose. Tubonye ko Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi, yaranawejeje, yiha umugisha, iranaruhukaho ibintu bitatu. Nibyo Imana yakoze kuri uwo munsi, yakorewe uwo munsi wa karindwi. Yarawejeje, yiha umugisha ndetse iranaruhuka. Kuva 20 igice cyaho cya 8 tugeze ku umurongo wa 8 tugeze ku wa 11. Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 turageza uwa 11. Haranditse ngo, wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ikaruhuka ku munsi ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Aha rero turabazwa isano riri hagati y'amategeko y'Imana ndetse isano iri hagati y'irema n'amategeko y'Imana ndetse n'isabato. Irema rigerageza agaciro dufite ngo irema rigerageza agaciro dufite mu maso y'Imana. Ntabwo turi twenyine mu isanzure. Agace gato k'umukungugu wo ku isi, cyangwa ngo tube twarabayeho kubw'impanuka. Hoya, ntitwabayeho kubw'impanuka. Mu yandi magambo, inkuru y'ubumenyi rusange ivuga inkomoko y'ubuzima yavuzwe n'ibitangazamakuru ndetse n'imico y'abantu benshi, igaragaza inkomoko yacu mu buryo bunyuranyije n'inkuru dusanga muri Bibiliya. Twibuke ko abahanga mu bya siyansi bafite uburyo bagaragazamo inkomoko y'umuntu bitandukanye n'uko tubibona muri Bibiliya. Bavuga ko umuntu yagiye akomoka ku bintu bitandukanye. Hari umuhanga wigeze kugaragaza yuko umuntu akomoka ku nyamaswa yitwa inguge, ariko uburyo Bibiliya itwigisha siko bimeze. Inshuti bakundwa, turiho kubera ko Yesu yaturemye, kandi niwe dukwiriye kuramya, bidatewe nuko yaturemye gusa, ahubwo binatewe nuko yanaducunguye. Inshuti bakundwa, tukwiye kubaho turiho kubera ko Yesu yaturemye, kandi mu by'ukuri Yesu niwe tukwiye kuramya. Kandi ntabwo tukwiye kumuramya kubera ko yaturemye gusa, ahubwo tuzirikane ko ari n'umucunguzi wacu, niwe waducunguye. Kurema no gucungura nibyo bigize ipfundo ryo kuramya nyakuri kose. Niyo mpamvu isabato idufasha gusobanukirwa n'umugambi w'agakiza. Isabato ivuga uburyo umuremyi yita ku byo yaremye, ndetse ikavuga n'urukundo rw'umucunguzi. Isabato ivuga ku buryo umuremyi yita ku byo yaremye, kandi ikavuga no ku by'umucunguzi. Isabato rero idufasha gusobanukirwa n'umugambi w'agakiza. Ku iherezo ry'icyumweru cy'irema, Imana yaruhukiye mu bwiza no mu cyubahiro cy'isi yari imaze kuremwa.
kandi nanone Imana yaruhutse kugira ngo iduhe urugero rw'uburyo dukwiye kuruhuka natwe, kandi uburyo Imana yaruhutse nibwo buryo dukwiye gukurikiza. Isabato rero ni ikiruhuko cya buri cyumweru twahawe kugira ngo dushime uwaturemye. Iyo turamya Imana ku isabato, tuba dukingurira imitima yacu kwakira imigisha idasanzwe Imana idashize ku wundi munsi uwo ari wo wose uretse ku isabato. Nshuti bakundwa, dukwiye kuramya Imana ku isabato. Isabato rero itwereka umuremyi wadukunze cyane ku buryo adashoboye kudutererana ubwo twateshukaga umugambi yari idufitiye. Isabato ni ikimenyetso gihoraho kigaragaza ko turuhukira muri we. Ni ikimenyetso kidasanzwe cy'ubudahemuka ku muremyi. Ni ikimenyetso cy'ikiruhuko, ntabwo ari ikimenyetso cy'imirimo. Ni ikimenyetso cy'ubuntu, ntabwo ari ikimenyetso cyo gutwarwa n'amategeko. Ni ikimenyetso cy'ibyiringiro, ntabwo ari ikimenyetso cyo gucirwaho iteka. Ni ikimenyetso cyo kwishingikiriza ku Mana kugira ngo tubone agakiza. Ntabwo ari ikimenyetso cyo kwishingikiriza kuri twebwe ubwacu. Ikiruhuko cy'isabato nyakuri ni ikiruhuko cy'ubuntu mu biganza byuje urukundo by'umuremyi waducunguye n'ugiye kugaruka aje kutujyana. Ni ukuri ikimenyetso cy'isabato ntabwo ari ikimenyetso cyo kwishingikiriza kuri twebwe ubwacu, hoya. Yewe si n'ikimenyetso cyo gucirwaho iteka. Yewe si n'ikimenyetso cyo kwishingikiriza ku mategeko. Ahubwo ikiruhuko cy'isabato nyakuri ni ikiruhuko cy'ubuntu mu biganza byuje urukundo by'uwaducunguye, kandi akaba agiye kugaruka no kutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbabwire yuko ubutumwa bwo mu Byahishuwe igice cya 14, ubutumwa bw'Imana bwo mu minsi iheruka bugenewe abatuye isi kuruhukira mu rukundo rwayo ndetse no kwitabwaho nayo buri sabato. Buturarikira kwibuka uwaturemye no kumuha icyubahiro. Yewe nshuti, kuruhuka isabato ni umurunga uhuza ugutungana kwa Edeni, icyubahiro cy'ijuru rishya ndetse n'isi nshya iri hafi kuza. Isabato itwibutsa yuko umunsi umwe Edeni izagarurirwa ubwiza bwayo yahoranye. Nshuti bakundwa, isabato itwibutsa ko Edeni izagarurirwa ubwiza bwayo yahoranye, kandi icyo gihe kiri hafi. Kristo agiye kugaruka. Ese azasanga tumwiteguye gute? Bene data, ntabwo isabato ikwiye kuba urwitwazo rwo kuvuga ko abantu batwarwa n'amategeko, hoya. Ahubwo kubw'urukundo dukunda Kristo dukwiye kubahiriza amategeko ye. Rero kubahiriza isabato si ikimenyetso kivuga ngo abantu batwarwa n'amategeko, hoya rwose. Mbese gukunda Kristo cyangwa se kumwemera ntukurikiza amategeko ye bimaze iki? Ntacyo bimaze, ubu uri umubeshyi. Bene data, ibyanditswe byera mu rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 4 hatubwira yuko uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko aba ari umubeshyi, yewe ukuri ni kuba muri we. Niyo mpamvu rero gukunda Imana bikwiye kurangwa no kuba twubahiriza amategeko y'Imana. Rero n'amategeko y'Imana n'umunsi w'isabato urimo ukwiye kwizihizwa uko Imana yawutegetse. Rero kubahiriza umunsi w'isabato si ikimenyetso kivuga yuko abantu batwarwa n'amategeko, ahubwo ni igihamya kikwiye kuba igihamya kigaragaza ko abantu bubahiriza amategeko y'Imana yose uko yanditswe. Yakobo 2 umurongo wa 10 hatubwira yuko umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba acumuye yose, kuko
wavuze uti ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Inshuti bakundwa rero, niba twibwira ko twitondera amategeko y'Imana, dukwiye kutagira n'itegeko na rimwe dusiga inyuma, ahubwo dusabwa kubahiriza amategeko yose. Nk'uko ubutumwa bwo mu Byahishuwe igice cya 14 bitubwira yuko twubaha Imana tuyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ndagusabye kugira ngo urubanza rutazacibwaho iteka n'urubanza, ahubwo ndagusabye kugira ngo wongere ukurikize amategeko y'Imana nk'uko tubisabwa. Ibyo nibyo ngusabiye, nanjye nisabira kuri uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.